Joseph muri patronage yateganyijwe ibijyanye na fashion art danse moderne danse traditionnelle turi kumwe rero na Sonia ruhagarariye art. Sonia, uyu munsi wabonye ute? Ndabona ufite ibishushanyo n'abandi bana mwari muri kumwe, uyu munsi wabonye ute? Ni icyo wabwira abantu batari kuzana abana muri patronage? Murakoze. Uyu munsi wari ibyishimo kuri njye, uyu munsi nawagire neza cyane, abana banshimishije. Ndi kubigisha ati ibijyanye no gushushanya, gukora ibyerekeye n'amasaro, abantu batari kohereza abana muri patronage b'ababyeyi nababwira ko bari gukora igikorwa kibi cyane. Abana barishima, barakina, bagiye mu zindi mana abandi, abangaba nuko baje muri art, ariko hari izindi mana zitandukanye. Mbega patronage aba ari ibyishimo gusa. Gisubizo Kevin, aba naturutse mu rugando nje muri patronage. Waturutse mu rugando uje muri patronage? Yego. Ese Gisubizo, uwo ninde washushanyije? Nita Don Bosco. Don Bosco? Yego. Kandi waje kwa Don Bosco? Yego. Wabwira iki abandi bana batari muri patronage? Shishikariza kuza muri patronage bakabifitiye akamaro. Joseph Nyagasani Yesu nabane namwe, nawe kandi muhorane. ushobora byose nawe umugisha kandi abarinde, Imana Data n'Umwana n'Umutagatifu.